Yego mwegere mikoro za Ruda mufate ijambo. Perezida Perezida bite amakuru yawe umeze ute? Ni meza Umeze neza? Yego Amahoro abe kuri wowe. kuri twese hamwe. Yego mukomere cyane muvandimwe, mukomere rwose, mukomereza aho Vincent wanjye. Amahoro y'Imana kuri twese mwese aho muri hose hafi na kure, banyarwandakazi, dukomerane twese, turi ku rugamba rurakataje kandi hewan inkono Ihira ku gihe. Birumvikana n'inkoko Itera menshi ikarura menshi n'izibika zari amagi. Imiswi n'izibika zari amagi, bityo rero inkono ihira ku gihe, revolution irahiye, mukomere cyane. Yego namwe ijambo ni iryanyu, muze no kugira igitekerezo mutubwira. Mukomeze guhirwa mu nzira zanyu kuko imigambi yanyu ari myiza kandi ifitiye abanyarwanda akamaro. Murakoze, mugisha n'ihirwe. Byifurije abanyarwanda bose n'impirimba za demokarasi, mwese abakeneye amahoro mu gihugu. Imana ibahire. 2023 ibatunganyiriza ibyiza byose mukeneye. Ndabibasabiye, Imana ibahe umugisha. Yego kandi bagirire ubundo. Yego Murakoze cyane namwe rwose. Ndabona mwomanitse agatoki, mwongeye guhaka ijambo ni iryanyu, turaribongeye. Muri horane. Papa demokarasi, papa w'abaruda. Yego papa w'abaruda, umuruda mukuru ndahari ndahabaye. Umuruda mukuru ukomeye. Yego kandi perezida nyaperezida. Nyawe perezida nyaperezida, umuruda mukuru, papa demokarasi nziza kandi yihutana iterambere, n'abantu bose binjira mu iterambere rya byose, muri byose kandi ryihuse, kubw'ineza ya bose, apana kubw'ineza ya bamwe. Twemera yego perezida w'amahoro, yego Africa 2, yego USA 2, the United States of Africa 2, leta zunze ubumwe za Afurika kabiri. USA, United Nation of Africa 2. Yego Twemera kandi turagukunda. Yego uzaje ungezaho ibintu nshobora kuba nakora, ariko uwo mwanya yego ushobora kumbera inzitizi mu bindi byo ndi gukora, bitewe n'uko nditresharije cyane, ariko yego ndi hamwe nawe. Weho ikintu nshoboye gukora cyose, nshoboye kubwira bagenzi banje, kumutiva biyonzi, nje nzanabikora. Yego nzakomeza mbikore kandi nsanzwe mbibwira, mbisanzibiriza abandi. Yego nganiriye nabo yego mu buryo bwo kwikobotora iyo ngoma y'igitugu. Ikindi abefuperi inkotanyi tuzabarindira umutekano, nubwo batawurindiye abandi uko byari bikwiye. Bavuye ku ntebe y'ubutegetsi bariho, twe tuzanye intebe y'ubuyobozi nyabuyobozi kubw'inyungu za rubanda rwose. Yego kandi abagenzi banje tubana abo bose ngomba kugerageza uburyo nagerageza kubasanga, ngaje mbabwira buhoro. Cyakora niba nzagerageza ndebe niba muri bo dushobora kubonamo umuntu, nzabikora mu buryo buciye hasi. Tuyita gahunda ya bucece niko ikora. Ndeba umuntu ushobora kuba yashobora ubwo murimo wo kubiryosha, akaba yo biryosha neza, kubera ko mfite inshingano nyinshi hano. Yego ku buryo n'abatereshaje, mbese n'abatereshaje. Murakoze rero, turabemera. Imana ibafashe kandi dukomeze no gusenga
kubisengera ibi bintu kugira ngo rwose Imana ibyemere ibikore mu buryo ibona mu gihe gikwiriye kandi mu bushoboka bwose, kuko irebane imbabazi abantu b'inzirakarengane bari muri icyo gihugu yego ndetse n'abari hanze yacu. nibyo Imana ibagirira ubuntu, irebe ukuntu yabarenganura ikoresheje umugaragu wayo ngawe. yego Nuko rero mukomeze guhirwa mu nzira zanyu, yego ko imigambi yanyu ari myiza kandi ifitiye abanyarwanda akamaro. murakoze cyane. Murakoze, mugirisha n'ihirwe. Byifurije abanyarwanda bose n'impirimbanyi za demokarasi, mwese abakeneye amahoro mu gihugu. Imana ibahire. yego no ku Mana ushobora kubigisha. Imana y'ububasha, Imana y'ubushobozi izabikora, niyo yabisezeranye ko itazahoza abantu mu rujijo cyangwa mu rungabangabo buri gihe. Ubwo rero igihe kigeze uzabona Imana ibikoze rwose, kandi igihe cyari tubisengere, tubyiririze ubusa, Imana ibikore kandi kweri rwose. Imana itugirire ubuntu, tugirire ubuntu, irebe amarira y'abanyarwanda, irebe imiborogo rwose no kutakana, yumve n'amashengesho, maze ahasigaye igira icyo ikora. Abantu bakubotse amavi basenga amanywa n'amajoro, amarira y'Uwiteka yuzuye uruhago. Bityo rero Imana igiye kugira icyo ikora vuba cyane, kandi byanga bikunda byanga binoga. Imana yararakaye nk'uko abantu barakaye bose. Igira icyo ikora, abikorera murahari, ibikoresho birahari, muriteguye. Imana itugirire ubuntu, maze ahasigaye tuzibuke turi gushima Imana, turi kuvuga ati rwose Imana urakoze. Gutaha dutahe, abantu bakeneye amahoro baze bafatanye n'abandi gukorera igihugu, maze abantu bose babuza igihugu amahoro, maze babone ingaruka y'ibi bakoze. yego Imana itugirire ubuntu, kandi namwe ibafashe, ibahe imbaraga, ibahe ubuzima. yego icyo mbifuriza mwese abakunda Imana bagakunda n'igihugu, yego duza imbaraga nyinshi, Imana ibagwiriza ubwenge, Imana ibagwiriza ubuzima, maze ahasigaye kandi batunganyirize ameza nk'uko yabisezeranye muri Zaburi igice cya 23, ibatunganyirize ibyiza byose mukeneye. Ndabibasabiye, Imana ibahe umugisha kandi bagirire ubuntu. murakoze cyane, namwe murakoze rwose, turabashimiye cyane. Inyuma y'ibendera ryawe Ruda, kubw'ubushake n'ubushobozi wiyumvamo bwo kuba wazana demokarasi mu gihugu cy'u Rwanda, Imana ikomeze ikongerere kandi guha imbaraga ku bitekerezo byawe. murakoze. Democracy.